Yes, so mbere yuko dutangira inyigisho zacu kuri Python, nizere ko wakanze like cyangwa se na subscribe kubona aho hasi nyine kuri video, kandi niba hari na comment ufite so nayo ushobora kwishyira aho hasi. So izi nyigisho tuzareba Python as a programming language, ariko tuzagerageza kubishira mu Kinyarwanda ku buryo bushobotse. So ibidashobotse nyine tuzabigumisha mu Cyongereza, ariko uri umuntu uvuga Icyongereza cyangwa Igifaransa, hari inyigisho nyinshi cyane online, so ntago ari ngombwa yuko wakurikira izi ngizi uramutse nyine wumva Ikinyarwanda nta kintu byagufasha, ariko uri umuntu uvuga Ikinyarwanda byagufasha. So niyo mpamvu nyine niyo purpose cyangwa niyo mpamvu yinye ni nayo target yizi nyigisho. So icyambere kubera iki Python? So Python, it's a programming language first. So programming language ni iki? Ni ukuvuga ni programming language ni uburyo wandika code cyangwa se instructions zibwira computer ikigomba gukora, computer cyangwa se mubazi icyo igomba gukora. So high level ni ukuvuga ko ushobora gukoresha ururimi nk'Icyongereza cyangwa se Igifaransa cyangwa se Ikinyarwanda, wandika izo code cyangwa se izo instructions zibwira computer icyo gukora. And noneho hano general purpose bivuze ko Python ishobora gukoreshwa ahantu henshi. Navuga wenda nk'igihe ushaka gukora ama web application cyangwa se desktop application. General purpose hano tuvuze nka programming language itari general purpose, tuvuze nka HTML. Turabizi ko ariyo umuntu akoresha as markup language. So ile nizo twita domain specific, ni ukuvuga ikoreshwa nyine kuri website. So Python iri general purpose ishobora gukoreshwa kuri igihe wandika ama web application cyangwa se desktop application. So Python igezweho nyine kubera kuba general purpose high level language programming, ariko ntago ari nshyashya nyine, kuko ko muri 1989 deja yari hari. So nibwo yabaye create nyine, ariko ijya kuri public mu 1991. So Python, ubundi Python ni inzoka, abantu benshi bazi ko ari ikiyoka kinini, ariko n'umuntu nyine wa create Python cyangwa se umuntu wanditse amakode ya Python. So bwa mbere, so abantu benshi bari bazi ko nyine yabikuye kuri iyo nzoka, ariko ntago ari we yabikuye. So muri history mundi twereka ko hari umukino ibyo bita TV show yabaga kuri BBC. So iyo TV show yitwaga Monty Python. So aho ngaho rero niho nyine abantu bakre Python bakuye iryo zina Python. So Python nkuko nabivuze, ikintu kiranga cya mbere nuko general purpose high level programming language. So ikora ahantu henshi, nukuvuga nkuko nabivuze ishobora gukora ku ama application atandukanye, ama web application n'ama desktop applications. So features of Python, ni ibiki biranga Python? So icyambere hano harimo ikosa, kumva bagomba kujya features of Python. So ntacyo amakosa nukuyihanganira bibaho. So hano nta features zose ntago nzivugaho, ariko izo wakwitaho iya mbere ni ngiyi, iri simple and is easy to learn. Nukuvuga iri simple, iroroshye kandi no kwiga biroroshye, kuko iyo ushobora kwandika Icyongereza ushobora no kwandika Ikinyarwanda, aho tuzabireba ko ushobora kwandika code za Python. So ahandi ya kabiri ni freeware.
freeware hano abantu bakunda kubyitiranya cyane na open source. Freeware ni ukuvuga ntabwo ukeneye nta kintu wishyura kugira ngo ukoreshe Python. Freeware. Non open source ni ikintu kuvuga code, source code za Python ziri free. Ushobora kugenda nawe ugahera kuri zo code ugahimba version ya Python yawe. Ibi ni ntuza cyane ziri important open source. So indi nibandaho cyane ni extensible high level. Indi nibandaho cyane ni iya gatandatu. Iyi ya gatandatu dynamically typed programming language. So iyi Python irayihariye gusa nk'abantu mwanditse mu program muri C za Java muzi kuno bigenda iyo uri kudeklara ama variable. So nukuvuga hano iyo nshaka kuvuga ko ubundi muri za C++ iyo ushaka kudeklara variable uzuko ushiraho hano integer ugomba kuspecifica data types integer x ukavuga integer x equal 10, ariko muri Python siko bimeze. Muri Python wandika x ingana ni 10. So data type is given automatically. So data type is given automatically. This is iyi ni feature nziza cyane kuri Python ko tuzabibona, nicyo gituma yoroha cyane gukoresha kwiga no gukoresha ahantu henshi. So features za Python is ino file cyangwa se ino document ndayishira hasi muri link ushobora kudownloadinga izi features zose ukazijyamo ukazisoma neza. Hageze iyo utumva cyangwa se ukagira ikibazo wasiga comment aho hasi. So Python ifite na limitation ariko ntabwo nzijyamo, ushobora soma nyine uniwumva hari nusa. Ikindi kintu kiri important hano ugomba kumenya hari kwavuze yuko programming language ni ama instructions wandika kugira ngo abwire computer icyo gukora. So noneho izo instructions iyo uzishize hamwe nizo twita function. Turaza kubona function niko tuzagenda tubona mu nyigisho, tuzabona function icyari ariko ni ayo ma instructions cyangwa se ayo ma code wandika iyo yashize hamwe aba function. Noneho function iyo zishize hamwe ziba module iyo zishize hamwe nizo ziba icyo twita package none iyo zigiye hamwe nicyo twita library. Ibi ni biri important, ibi ni ngombwa cyane kuri Python kuko tuzagenda tubona aho bisaba function, aho tugomba gukoresha module, aho tugomba gukoresha package cyangwa se aho tugomba gukoresha library. So ninzira where Python exists birumvikana which company use Python ibi nuko bisoma wagira ikibazo ugasiga comment hariya hasi. So noneho ikindi ugomba kumenya muri programming languages zose nuko haba hari version ya mbere, hakaba version ya kabiri, hakaba version ya gatatu. So niko zigiye n'umwaka nyine zagiye zisohokamo nibyo bagiye bahindura cyangwa se bongeraho. Hano rero icyo navuga itegeko rya mbere ribaho nuko version nshyashya cyangwa se version isohotse nyuma igomba kuba supportinga version yasohotse mbere yayo. Aho nizere ko humvikana. Ariko hano nukwitondera Python ya gatatu ubu nyine ari yigezweho nago isupportinga Python ya kabiri. So hano nukwitondera, niyo mpamvu uko tuzagenda tubibona ugomba kuinstalla Python zose. Ariko ku bantu bakoresha Ubuntu kuvuga Ubuntu Linux, so ziza zinstalle. So kuri Windows ziramuzinstalle so banze installa zose. So ariko Python ya gatatu
yakora ibintu byose n'ibiki, ariko na Python ya kabiri nyine ukumva hari kubera ko iya gatatu da supporting ya kabiri, hari ushobora kubona ama program yanditse kuri version ya kabiri. So nizere ko ahangaha Python versions byumvikana neza. So noneho hano Python ifite Python ifite icyo twita package management system. So PIP, so package management system ni ikintu kuvuga niyo itwemerera kwinstara ama package kuri Python version tuba dufite muri computer yacu. So kuvuga ko twabonye ko hari version ya gatatu ida supporting version ya kabiri. So iyo ugiye kwinstara PIP kuri version ya gatatu, icyambere ukora ni updatinga. Ibi ni ubuntu wa updatinga nyine wa updatinga kuri ntuza ya ubuntu kuri ntuza ifite. So iyo imaze kuba updated, so icyo ukora ni ikintu kwinstara PIP kuri Python 3 PIP. So hanga ni kuri version ya Python ya gatatu. Hano hasi naho urabibona neza, hano ni Python ya kabiri. Kuri Python ya kabiri ho urabibona ko nta kabiri ntago ikunze kuba ihari. So PIP hano ndakongera kunyibutsa iki, iyo ugiye kwinstara package ko Python hano tuzabibona kuntu bigenda, ariko PIP niyo igufasha kwinstara package. So iyo umaze kwinstara ushobora kureba version ya PIP winstaye ariyo ya gatatu cyangwa se ku ya kabiri. So ikindi kintu hano nanone navuga kiza cyane nuko Python nanone igwa icyo twita virtual environment. Virtual environment ni navuga nk'abantu basanzwe bakoresha computer mu kubona ama folder. Virtual environment ni nka folder ariko yihariye. No kuvuga niba mfite Python nshaka gukora web applications, nshobora gucreate virtual environment ya web application. Niba nshaka gukora machine learning, tuzabibona kuko zino nyigisho ubundi ni purpose yacu no kugira ngo tujye gukora machine learning, ibyo na computer vision as part of artificial intelligence. So no kuvuga ushobora gucreate folder cyangwa se virtual environment ya machine learning, gakora virtual environment ya desktop application, virtual environment ya web application, kandi bikaba bitandukanye n'ama package winstaramo akaba atandukanye ku buryo nta conflict zibamo hagati. So nicyo iyi virtual environment idufasha. So virtual environment umaze kwinstara PIP, virtual environment uyinstara gute? So ubu ni uburyo winstara virtual environment. Ubu ni uburyo butatu. So izi command ukoresha tushobora gukoresha imwe yinstara virtual environment. So iyo umaze kwinstara virtual environment ushobora kureba version ya virtual environment winstara ukoresheje iyi command, cyangwa se kuko ntabwo virtual environment izayinstall no muri ubuntu ntabwo izayinstall. So iyi niyo command ushobora gukoresha nk'ubu kubera ngewe system yanjye isanzwe iri install, just dushobora kureba virtual environment version ngewe mfite noneho. So urikubona nkanjye virtual environment mfite version ni 15.02.
So noneho virtual environment nkuko nabivuze ni uburyo nyine butwemerera gushira Python kuvuga project ya Python tugiye gukoraho igatandukana n'indi project. So nk'ubu ngubu turi kwiga inyigisho za Python, dushobora gucreate virtual environment, bikaducreate virtual environment yo ijyanye nyine n'izi nyigisho, kuvuga ama package tuzainstalla azaba ajyanye n'ibintu turi kwiga hano. So iyi ngiyi reka ifunge. So hano cyambere nkora ni iki? So no kuvuga ndafungura command line, kubona ni hano ni muri folder ndi yitwa Python inyigisho. So noneho tugiye gucreate rero cyangwa se gukora virtual environment ijyanye n'izi nyigisho turi gukora. So virtual tuyite kwiga Python nta kindi. So hano nta kindi urebye muri background iki create folder yitwa kwiga Python, ariko iyi folder ikaba irimo ibintu byose Python ikenera kugira ngo install izo package uzakenera. So yo install gutya bifata kanya, gusa ikindi nakubwira nuko nyine ugomba gukora bino, ugomba kuba ufite internet, navuga ko ari nziza, nyine ufite connection nziza. Yes, ubundi install yukona installed setup tools pip whatever. So now ni cyukora background, reka turebe ibintu yakoze muri background. So background navuze ngo ya creating a folder yitwa kwiga Python. So ugiye muri folder ushobora gusangamo bin, include, lib, local. So bin hano habarimo ama command ugomba gukora nibi. So background. So reka noneho iyo umaze creating virtual environment, now you have to activate it. Nukuvuga iki? Nukuvuga ubugomba ko now kubwira system ko environment yitwa kwiga Python now ariyo ugiye gukorera. So nta kindi ukora ni source then kwiga Python, source kwiga Python, then bin twayibonye ko navuze ko ariho habari ama command executing bin, then activate. So uri kubona ko bise bihinduka hano kwiga Python. So nukuvuga iyi environment iri activated, ama package ndestara arajya muri virtual environment yitwa kwiga Python. So package ya mbere ubundi dukenera kuko niyo dushobora kwigiraho neza ni yitwa Jupyter Notebook. Jupyter Notebook niho wandika ukananiga programs za Python, ukaba wa printinga na output ukareba neza kuntu bimeze. So icyo ukora ni iki navuze, iyo winstara ukoresha pip. So pip ushobora no gukoresha pip3 iyo winstara inoza. So pip3 install Jupyter. So nayo ubwo nukuvuga irafata kanya install Jupyter. Ubu nkuko na create i virtual environment yitwa kwiga Python, nshobora gucreate indi virtual environment yitwa desktop application cyangwa web application bitewe n'ama project nyine nkoraho. None nk'installa n'izindi package
zijyanye n'izo project ku buryo ziba zitandukanye n'iyi project yo kwiga Python. So Jupyter yarangije kuba installed, so reka to launching Jupyter. Notebook. So Jupyter notebook, kubona iri kunsaba passwords kubera ko ariko ubundi usanzwe ino password utashinze wowe ntayo uzaba ukeneye. Password zahita gusaba nyine kereka n'uyisettinga. So Jupyter ni gutya ifunguka. Jupyter gifunguka, ikintu cya mbere ukora ni iki, ni ukureba hano muri new. So kubona ifite Python 2, ifite na Python 3, Python ya kabiri na Python ya gatatu. So ushobora guhitamo ni iyi ugiye gukoresha muri news. So duhitemo Python ya gatatu. Uri kubona ni gutya ifunguka. So ahanga niho ushobora kwandika rero code za Python. So icya mbere icyo duhindura hano ni izina, reka tuyite nyine wenda class 1, class ya mbere tuname. So ugiye hano uhita ubibona ko class 1 yayicreate, uhita ubibona nyine ko yashyizeho iriya file yitwa class 1. So kuvuga ibintu byose ama modification yose dukora cyangwa se byose duhinduka kwandika hariya biba saved nyine muri iriya file. So virtual environment nayo irarangiye, sibyo? So uramutse ugize ikibazo washyira muri comment hariya nyine. Ubwo igihe rero virtual environment yawe urangije gukora ibyo wakoraga ushaka nyine kuyigira, nta kindi command wandika ni deactivate. Iyi niyo command ukoresha iyo ushaka nyine kuva muri virtual, ushaka ku deactivate virtual environment. Reka turebe hano ushobora kuba harimo ikosa, it's deactivate or deactivate. So reka turebe hano niba ari deactivate cyangwa deactivate. So deactivate, no ntabwo ari deactivate, ni deactivate. Yes. So tubibona ko deactivate, ukubona deactivate, tubibona ko i virtual environment dufite hano ntabwo igikora kuko uri kubona hano yagiye. So nano kongera kuyiactivating ari gute, twabibonye ni command source ugakanda virtual environment name bin activate. So uri kubona ko yahise yongera ikagaruka. Voilà, uri kubona ko yahise yongera ikagaruka. So nanone ubwo biransaba nanone kongera kuronshinga Jupyter notebook. Kabiri. Yes. So uri kubona ko ya class ya mbere ya file twakore class ya mbere igihari. So nta kindi ngiklikaho ifunguke. So no ni hano hari mikosa, twabonye ko ari deactivate atari deactivate. So nizere ko byumvikana. So ahangaha rero naho wasoma ugize ikibazo wasiga comment aho hasi kuri video nyine tukabijamo kugira ngo kugira twihute kuko ni byinshi cyane, kuko goal cyangwa se objective dufite zino nyigisho ntago ari kwiga Python, ahubwo nuko Python izadufasha kumenya ibyo twita machine learning, n'ibyo twita deep learning, nuza na computer vision, bikoreshwa nyine muri part ya artificial intelligence. So ariko kumenya Python bizadufasha cyane. So noneho tugeze kuri program fundamentals.